se noneho ko harangaye iwiwe ubu ntariyora ariko shari iyo tu ko harangaye gutyo nta naba yagiye bakangera nze ndebe mami muraho mama makuru mumeze neza bwana arimo arimo wese we salama Fati amakuru kira akaze shaka se ah amakuru yawe se nje kugusura sha se nawe nsura rwose karibu rwose eze neza ko nta mugabo wa imbwa mu rwe abundi urasuzuguye oya se reka amakuru kisha wowe ahura tungurana uza mu gihe cyo kurya ubundi uhora update yemba ndapdate uri ready uri ready bandi mu rugo ndi guciringa na madame narihaye ntubizi se ndabizi kabisa narihaye umeze neza urinda wihase simbihereye hanze warihaye n'ikijisho ugira gutya ukora gute ndikuramo ryose garikira hasi uriya warikuramo ariko ntarese mwakiriza iki se kare ka mwenye baridi gakanye k'icyagwatsi kanzanire sha uri igisinzi sha afasha aho kizungu muvandi sesha muri firigo babikonje gutyo sinzi muvandimwe kandi ubuca urufunguzo barubitse sha niko wese we yo makuru kisha shameze neza mba ndi mu rugo nyine nciringa tu ngira ngo ufite neza itanura mu munda yawe ntago ari itanura ariko twari ariko nk'umuntu aramutse agushize nko mu ngunguru y'urwagwa shanarwa wavamo cyaka cyashize mu rwagwa ndumunyacyaru mbasha yuri we yo hana ho ndise shaho ariko se kuki ukunda byeri wawe asha nakunda byeri wageze ngo iyi ngoto yo ntago ibirebe kwisemera vuye kuri corona ariko reka nkubwize ukuri buranje barokore baranyube niba kuko ibyo bavuga ari ukuri mwifurije ijuru nanjye shanda ari kwifurije baza ati kubera iki mwifurije kubera icyo nyifurije ijuru baravuze ngo ku munsi w'imperuka ngo tuzajya tujya mu busitani ngo duciringa n'impyisi ngo duciringa n'ingona ngo n'intare n'imvubu niyo mpamvu dangere bamutaye mu rwobo rw'intare mbese uzajya uryama uzinduke wasomye impyisi nasomye impyisi ariko ntikurye cyaka asomye impyisi nibyo ngaho ku munsi w'imperuka yego sha uretse unywa gake gake utereka erega sha nuko utabizi ni uko tubaho nyine iyo utariha ni ukubaho mbese wari ugiye heza cyambaye kuri corona umu hano hepfo iki se bya bindi nyine by'abagabo bateye ngo baba bagata za gahunda kagutera iswari wiseka umugabo umwe asohotse arira abwana reka ninjye biyikata bazayishyire muri mise nasiyonari ubu wemeye kujya ugendana ifirimbi mu muhanda ntabyo ifirimbi ubundi se data navuyeho yambyaye afite nicyo ngicyo kintu yo rwanda buboneka njya kuri mugenzi wanjye w'umuherwe bita weste anzi n'iki cyaka n'ubwoba ese yapfanye ifirimbi ntabwo ayipfanye ariko yarayifite aya nguko ariko nanjye nyine mba ndi mu rugo ntawubazisha ariko ashaka kuba ufite amikoro niko ufite amikoro aya mikoro amikoro se na madamu bihuriye mikoro wa mugani ubu urayafite aya mikoro y'iyi nzu urayafite sha ariko rero niba ari indi bikugenza niba ari icyaka niba ari iki bagenzwa mpamvu uri uruzingo kotesi ufite inyota nyinshi ubuse uri wanyweye gake gake urabona hari ibindi mvurisha ndo uruzingo kugira ngo mbyibuhe bambage njye se ndimbagwa ntabwo ari indambi ugira icyaka cyakonebye ese ukamarama ugira icyaka ugira indambi ugira inda nini ubu ngubu nta kandi gahari ariko se muvandi ubu kugaragara nk'ifura ugahinda rufunutwa reka kuki ugira inyuro nk'izi ngizi koko kuko muvandi ko ibi bintu tugeze ubikora Imana umugisha kandi urabaho urabeho kandi Imana iguha umugisha sawa urabeho ifumbura se mu bindi wanjye n'ubundi wari uwumazemo tarato
ayisoma n'ubundi zagutera ibihere ntiwari uyimenyere. Chérie? Oui. Bino. Ntabwo urayishe. Bigiye gushya nta kibazo. Gusa urashonje. Mba mubwize kure sibyo? Kise kandi. Ibintu by'abashitsi bari kwiyaraza kuza hano buri munsi. Iyo umuntu akiza abona abashitsi yakena akababura. Ibintu by'abashitsi ndi kubona baza buri munsi baje kunsahura. Ntabwo mbishaka. Bajye kurya induba cyangwa bajye kurya iwabo kumva. Kwimugabo shira jureka indani. Nese bagutwaye. Guteka winjiza ibiryo mu nzu. Ntabwo nshaka ibintu by'abashitsi bashaka mubaza. Umushyitsi nimba je niba twatetse icyo kiro cy'igitoki tukamuha irusha imwe yatuma utarya ngo hage. Rusha imwe yonyine. Urubaha umushitsi se cyangwa uranyuma? Basi nzajya mbwirirwa waje gabanya indani. Ntacyo uzajya ubwirirwa ariko ntabwo nshaka umushitsi uzajya uza hano ngo muhe ibyo kurya. Nese se bamwe musangira inzoga babaje hano. Jumbabarira mukabo. Jumbabarira rwose jumbabarira. Ubwo se ubaye none ufite abantu uko tutarabyara. Wabagaburira iki? Ndakubwiza ukuri ndava hano. Jumbabarira jugabanya indani. Ndava hano ari uko bihiye mbyiteruriye ibintu byo kuza bansahura. Reka. Niko w'i Rwanda uraho bimeze bite? cyamaye iminsi nyinshi cyane urakomeye yakomeye pe. Niko imbabura rwose dore twarazimanitse ibintu bya n'inzara dore ibintu byarakomeye cyane. manitse zishyushye ubwo nta mahoro zishyushye ni izuba dore izuba ry'ikigera ryo ryageze mu mbabura rwose dore jire go ndabibona ariko arakokotse ko umva narakokotse kubera inzara imeze nabi do twarazimanitse. Mwarazimennye dore twe ziramanitse dore ni ibintu by'inzara gusa rwose n'inzara ibintu nk'ibyo nyine. gusura yaruje kunsura Niko nawe ubundi ntabwo biba byoroshye n'iri zuba nawe ubona ko ibintu sigaye mfite abashitsi shaka bumugisha nkanjye twinjire mu nzu tunarihungira izuba n'iki nawe ubundi se danira agashati aho ngaho madamu. ese wagumye hanze kasubuje banyinjiza mu nzu ubundi nkandi mu nzu iwanjye sha ngwino hano hanze twicare hanze. Niko bena twicare hano hanze dore sigaye mfite abashitsi benshi. umugore mwiza mbega umugore byaro bakuroga sigaye mfite abashitsi b'umuvumo gusa. ya mugore ni mwiza mba nkuroga gusa abantu bose bakumanza ufite umugore w'icyuki no mu ijuru nzamwitwaza. ubwo reka nongere ndebe mvanye umutwe imbere nk'ibi ibyo byiso nzabikuramo nzakurisha imbwa. washatse umugore byareze cyama nikoze ubukwe bajya bavuga ngo hahiye ariko hahiye. ntibari bazi wahatwitse ninjye ni wowe ndabibonye dushaka none se
Ako se vuga gahoro utaneza madamu dore ese ntuzi ko hari abaganga ba kabuhariwe bahita babikoroka bigahita ubu wabaye muzima pepe. Ako se wayi ndi muzima. Sinzongera kwiheba. Ahubwo se ko nawe dore uje mu gihe cyo kurya. Sinakwiye ko imbabura zamenetse. Zinamanitse zishyushye. Ngize Imana buri ubwo zashyushye zifite icyazishyushye. Oya nta kibazo dore nakavura kagiye kugwa. Ahubwo nanjye shaka no kuryama dore mugire gutya wenda munatahe. Oya reka nugamiye imvura ahubwo ngwino tujye mu nzu. Ngwino tujye mu nzu imvura tuyuba. Biga twugamiye imvura. Aho ubundi se ariko mwagiye mucana n'agateleviziyo munakareba reka iry'umuriro iry'umuriro rwose. Aha sawa rero ubwo ntacyo ese ubwo ibaye iry'umuceri ubwo yo wagiye uhara niba iry'umuriro ukaba wimana abanyigurira iki kuki se nagura inkoko simbizi ko zirya umuceri. Aha ubwo televiziyo igomba kuba iri hariya ndeba se wiriwanye n'amakanzu n'ibiki muri ni Shehe Idirisa ni ibiki bimwe yewe ndi mu gifungo ubu nanafunze rwose. Wafunze? Ubu nturi kurya nturi kunywa? Ibyo byose ni haramu. Iminsi yanjye yabipfuye. Ako se wagiye urya ingurube sha? Wagiye urya ingurube urya ibenzi? Subhanallah. Sinshobora kurya ingurube ngiye. Harya wafunze? Nafunze. Nagurya? Reka ntabwo Sheri. Rero mushyitsi nyine muri cyo. Ntabwo ndi burya. Ntabwo ndya. Shaka ihangane. Oya. Ihangane cyo dukepa. Ari Sheri kare. Sheri. Gira umushyitsi. Ntabwo njye narya mvuye mu rugo ndiye. Uyarya. Ako se wagiye nariye nahaze ntabwo arya. Uraza ugaburira abantu ibiryo yafunze bamwita Shehe harya witwa nde Shehe? Shehe ni ihangane rye. Shehe Jire w'i Rwanda ibaza ariko ayo mazina nta nubwo bihura. Ibi ni umutubuzi ariko wafunze ntabwo urya. Shehe ngo reka njye kubigabanya bya babiri nta kibazo. Ngwino hano tubanze tuvugane. Hagarara hano tuvugane. Hejuru. Hano gira ko. Hagarara hano hejuru. Nako wamusumbye jya hasi. Urebe ikibanyarwanda. Reka mubwize ukuri sibyo? Ese nakubwiye kangahe koko? Umbwira se umbwira iki? Abantu babashitsi bose none ugeze naho wingingira abantu kurya. Kurya nibyo nashyizeho. Kandi atari burye. Shini ndakubwiye ko Shehe mu gifungo arya. Ase wambwira iki? Umva cicika ntinkavuge ngo usubire. Kumva kundusha umushinya nkayo wabihaje. Umva. Ntashiduka nanaku. Na data wambye ntara. Nyine buretse gato nkubwire sibyo? Narakwiye ngo ntuzongere ku. Abantu bose baca nagaruka kugomba kwahira. Banza wumve. Iyo wagiye mu kabari kunywa naga amafaranga yose ujya yanywera. Ndi umugabo agomba. Uri umugabo. Ese iyo wamaye ngo nje guha. Ndiyandira ndangareba kandi kibasa nanasigaza ngo mbone uko maha mu gihe udahari. Nta mafaranga uba wamaye witwa ngo urumukire ngo ugenda ngo mu modoka ye. Yego ye. Asa bikumariye iki? Ugize mwiza umva nkubwire sibyo? Ibintu ni bibiri. Sibyo? Kuki bitatu? Amayeri ukoresha sinyazi. Sibyo? Ndashaka ko biriya biryo bihagurukaho atabiriye cyangwa se. Iki? Cishwa hano. Iki se? Cishwa hano. Ngwino. Ibyo bize. Ndimo gifungo. Ibyo bize. Ako Shehe nk'ibyo urimo ni ibiki koko? Shehe ndagukunda. Uko wafunze? Oya ku musigiti igitoki baracyemera kuko buri igitoki nacyo kiri mu bintu igifu kitajya kibara nk'ibiryo. Ahubwo reka nongere mfunge.